hari igihe ujya nko mu kizamini wumva wize rwose nta kintu na kimwe utazi, wumva rwose byanze bikunze ako kazi uri bugatsindire, ariko wamara kugera ahantu uri bukorere cya kizamini ukumva ubwoba burakwishe, ukumva ndetse n'ibyo wari wize bitangiye kuyoyoka. Ubwo bwoba wabuze icyo busobanuye. Ubwo bwoba ikintu busobanuye nta kindi ni ukuba nta cyizere wifitiye, mu rurimi rw'icyongereza bita lack of confidence. Ni ukuvuga ngo rero niba nta cyizere wifitiye warangiye kakubayeho. Niba ufite ubumenyi ukaba utabasha kubusobanura ngo wemeze abantu ibyo uzi, ni ikibazo gikomeye, kuko muri icyo gihe nta hantu utaniye na wa muntu udafite bwa bumenyi. Kubw'ibyo rero iga rwose uminuze, ariko unibikeho kwigirira icyizere, ubumenyi ufite ubashe no kubutanga. Ntabwo ari ukwisobanura gusa muri interview, ugomba no kuba